Anshuti bakunzi ba IYOBOKAMANA TV, nkuko mumaze kutumenyera nyine yuko tubazanira abantu batandukanye cyangwa inkuru zishyushye. Uyu munsi rero twagiye mu karere ka Rubavu maze tuganira n'itsinda ry'abantu bisobanukiwe, n'itsinda rihagurukanye ubukaka bwo gukorera Imana babinyujije mu buhanga Imana yabahaye, nkuko bari buze kuza babidusobanurira. Reka rero dutangire baza batwibwira kugira naho ubundi pasite buriya ngewe ndamutse menye uko nturanye n'umuntu udatanga icyacumi nakimuka. Umuntu utinyuka kwiba Imana uriya ni umujura kabuhariwe. Nitwa Ntakirutimana Jean de Dieu, izina rya filime nkaba nitwa Karisti Kamari, na izina ry'ikinamico nkaba nitwa Diakoni Karasira. Ariko papa Seri wajya wihanga no kwihangana bitera kunesha koko. Amazina ni wiragiye mami, izina rya filime ni Consolata, no kwizara ikinamico ryo ni Consolata. Niko Mary, uru rugo rwanjye ko warugize nko mu rusengero. Urabona hano mu rugo ari mu rusengero. Amazina yanjye nitwa Ugira se Joyeuse, izina rya filime na Ingenzi, n'irya teatre na Ingenzi. Pasta ntago nabyemera. Waje kuri umudugudu tuzi kuri inyangamugayo none utangiye kurobanura ku butoni. Amazina yanjye nitwa Uwirwe Safina Debora, izina ryo mu mukino ni Tansira. Murakoze. Nitwa abari kumwe Azarias, nkaba ndi umuyobozi w'umuryango Hope Art Christians. Ariko Seri wajya urambara neza kuko nk'umukozi w'Imana. Amazina yanjye nitwa Widuhaye Dorokasi, iry'umukino ni Janine. Kari nari nje kureba ya mafaranga wanyemereye kandi ndashaka kugira ngo ngure telefone 50. Nutinda ndatamena ibanga ryawe. Amazina yanjye nitwa Widuhaye Filomene, ku izina rya kinamico nitwa Celine. Murakoze. Ariko papa urabona bino biguti by'abanguriye ngende umugore wawe. Papa bifate nawe uzabyambare. Murakoze. Amazina nitwa Ingabire Fortune, kuri filime banyita Munyana, muri teatre nkaba nitwa Aurore. Hayisi se amafaranga yanjye bintu byinshi. Yero ngo ndumwana kwa Diakora ko akakiza ndagafite ngiye muri ngiye numukagende koromva. Murakoze. Nitwa Isira Charge Donasier, izina nkoresha ndi gukina filime ni JMV Jaja, hanyuma iryo nkoresha ndi gukina ikinamico nabwo ni JMV. Murakoze. Antuka twarubatse pe imirimo twakoze mari zayiduhembera. Nitwa Umutonase Jean Claude, niryo zina nitwa muri filime nkina nitwa Kalisa, mu kinamico nkina ndi pasteur. Ariko Jacques usiko ntari nzi ko wahindutse bigezaho. Muherutse kera tukira abana ntari najya mu cyaro, none aho nazi usigaye warabaye umusinzi ku buryo umuntu atakumenye. Akore icyo wagakwiye gukora no gusubira mu murimo w'Imana da, naho ubundi wakwandagara mu kuri. Nitwa Turimana Damascene, amazina yo mukino ni Munyaneza. Murakoze. bafite ari ku muyobozi. Tugiye kuganira nabo tuza kutumva umuhamagaro wabo ahuganisha. Muyobozi muraho neza? Muraho cyane. Makuru ni meza. Ikaze kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Utangira utubwira muri bande abo bantu ni bande, mukora iki, intego yanyu ni iyihe, uzanye udusobanurira. Umuryango Hope Art Christians niko mwitwa. Niko twi Art Christians. Ubwo mu Kinyarwanda kuvuga ibyiringiro bya mu buhanzi bwa Gikristo. Ibyiringiro mu buhanzi bwa Gikristo. Art Christian. Hope Art Christian. Wow. Mwabumvisha rero abo turi kumwe nyine ni umuryango wivuga butumwa witwa ibyiringiro mu buhanzi bwa Gikristo.
aba rero uyu ni umuyobozi rero byabayeho ryari ryatangiye gute rifite iyihe ntego urajya kugenda uwungikanya ibitekerezo na komite yawe cyangwa na bagenzi bawe ariko mbere y'ibyo kwanza urabanza utubwire komite ushinzwe iki muri iri tsinda ngewe ndu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Hope Art Christians secrétaire executive wow uyu tumama turi kumwe nawe ashinzwe iki murakoze nanjye ndungirije president ndi vice presidente ndi umunyamabanga wiwe murakoze uyu turi kumwe tubona ukugaragiye uyu nawe ariwe jewe ndi umunyamabanga rusange yego secrétaire général yego nibyo secrétaire général hari secrétaire particulier wow hakaba none n'umunyamabanga rusange nibyo umunyamabanga wungirije umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'umuryango uyu mumama hakaba n'umunyamabanga wow yego nabo niyo komite mufite cyangwa abandi mufite na trésorier ni uhe arahari murakoze cyane nanjye ndi trésorier muri uyu muryango w'ivugabutumwa murakoze abandi harimo umurwaye ushinzwe amasengesho hari na disciplinary ba disciplinary babiri nabo turi kumwe murakoze ni ngewe ushinzwe disciplinary muri uyu muryango murakoze nanjye nshinzwe discipline muri uyu muryango mwababonye rero aba turi kumwe nyine ni itsinda rigiye kutubwira igihe ryatangiriye intego bafite mu ivugabutumwa rya Gikristo murakoze cyane twatangiye tariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2018 tukaba twari tumaze igihe kinini tubigerageza ariko bigoranye cyane hamwe no gufashwa n'Imana dukomeza gusenga kubera yuko Imana ishyigikira umurimo wayo itugirira neza tubasha kubigeraho mwatangiye kuri 22 z'ukwezi kwa kane 2018 uyu muryango cyangwa iri tsinda ryanyu rigamije iki perezida iri tsinda ryacu tugamije kwihutisha ibikorwa by'ivugabutumwa rya Gikristo binyujijwe mu ikinamico ndetse n'ikinamibereho shusho ariyo twita filime ni ukuvuga yuko twararebye dusanga muri iki gihe abantu bafite uburyo bwinshi bwo kwamamaza ibikorwa byabo banyujije mu mupira banyujije mu ndirimbo banyujije n'ahandi hose hashoboka ku byapa n'ahandi turatekereza ngo ese nk'abahanzi ba Gikristo dukwiye gutekereza ku ndirimbo gusa cyangwa hari n'ahandi twanyuriza ubutumwa turatekereza tubona kubaka ikipe y'umupira byatugora tubona indirimbo bikoreshwa ariko turavuga ngo hari uburyo twajya dutegura tugategura uburyo bwo gukina tugakina ako kanya ikinamico zisanzwe tugakora filime tugakora n'ikinamico z'amajwi zitunganyije amajwi atunganyije kandi Imana yaradufashije muri uyu mwaka tumaze hari icyo tumaze kugeraho mu bikorwa mukora cyangwa mu makinamico mukina niba wabimenye mwabamaze gukina nk'amakinamico angahe ikinamico zisanzwe tumaze kugera kuri episode ya 22 ni ukuvuga ko tumaze gukina ibice 22 kimwe kigiye gifite iminota 15 tukaba dufite n'ikinamico zisanzwe zigera ku 10 dushobora kuza tukaba twakinira ahangaha tugakinira abantu tugatanga ubutumwa bujyanye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside urukundo mu bakristo imibereho myiza gukora abakristo bagakora bakiteza imbere harimo ubutumwa butandukanye ni ukuvuga yuko tumaze kugera ku bikorwa bigaragara ukurikije amakinamico mumaze gukora uko byasa kose murayakora mukayakina cyangwa mukayatanga kuri media akagenda ubona ari uwuhe mumaro cyangwa nizihe mpinduka zaba zimaze kuzanwa na filime za Gikristo mu gihe ikibazo ndakibaza secrétaire général w'uyu muryango
muri rusange filime yo kuko itarajya hanze ngo abantu bayibone, ariko ku makinamico twakoze amakinamico agaragara mu biterane bitandukanye. Ndumva twakoze ibiterane bigeze kuri 4. Icyo twashatse kugaragaza, twamuritse ishusho y'abakristo mu muryango iwabo, hari iwabo. Ese bitwara gute? Ese bazi ko ari abakristo? Twamuritse, twasanze ishusho mu buryo bugaragara. Ese abakristo dufite tubona mu nsengero iyo bari mu kazi bibuka yuko ari abakristo? Mbese ni urwo rugamba rwo kugira ngo umukristo nyakuri azirikane ko ari umukristo, kugira ngo n'abandi batarakizwa bamurebereho. Perezida, uramwuzuza kuri iki kibazo nabajije? Iki kibazo icyo twagisubizaho, by'ukuri hari umusaruro bimaze gutanga, cyane iyo umuntu aza akakubwira ngo ngiye ndumva mbohotse, ndetse mumpaye uburyo bwo kugira ngo mbe nakihana. Tubona hari umusaruro kuri radiyo, hari radiyo imwe ducishaho ikinamico, tubona abantu baduhamagara. N'ubu ngubu mba mfite ama SMS menshi y'abantu bambwira ngo twari dufite ibibazo, ariko kubera izi kinamico ni ukuri turi kumva tubohoka. Hari icyo Imana yakoze rero kandi idukoresheje. Ikinamico mukora cyangwa uriya secrétaire général yavuze yuko mufite na filime ngo muri gutunganya, nibyo? Filime twarayitunganyije ndetse yararangiye, mu minsi mike turitegura kuyishyira ku mugaragaro, kandi turararikira n'abantu bose batureba aka kanya n'abatwumva kuzayikurikira. Iyi filime yitwa iki? Filime yitwa Uwo Ndiwe ku Rugamba, igaragaza imibereho y'abakristo muri iyi minsi. Mbese uburyo bitwara, uburyo bagenda, uburyo ibyo barya. Urabona nk'abakristo, abakristo kuri iki gihe hari ibintu byinshi twaziririzaga, ariko abantu barabiziruye bafata ko ari ibintu bisanzwe nta n'icyo bitwaye. Ibyo ngibyo rero turagerageza kurwanya iyo myumvire yo kuzirura ibintu twaziririzaga. Umwimerere w'ubukristo wongera ugaruke. Niko mama, ukina muri iyi filime cyangwa ukina ikinamico ya gikristo, ni iki cyaguteye kuba muri iri tsinda, cyangwa urumva intego zawe ari izihe, cyangwa inyungu bigufitiye nkawe ubwawe nk'umubyeyi ni izihe? Murakoze cyane. Mu by'ukuri uyu murimo dukora w'ivugabutumwa ntabwo ari inyungu zanjye ku giti cyanjye gusa, usibye yuko ari kugira ngo turebe ko abakristo bakongera kugira indangagaciro zabo, kuko nazaratakaye cyane. Gukina rero iyi filime ni ivugabutumwa byo kugira ngo abantu bongere bagire umuhamagaro wabo, kuko abakristo batakaje indangagaciro zabo. Ni ukugira ngo abantu bongere bakorere Imana neza. Kuba uri muri iri tsinda rikina filime za gikristo ndetse n'amakinamico, intego yawe urumva ari iyihe, cyangwa niki cyagutumye ubamo? Hari abantu benshi, ababyeyi cyangwa abakobwa, wabwira ngo bakine filime ntibagukundire, kuvuga ati reka ati ibyo ngibyo se rimwe na rimwe ugakina role wenda inagoye. Wowe ni kuki wemeye kuba muri iri tsinda rikina filime za gikristo? Murakoze. Ngewe ikintu cyatumye nza muri iri tsinda ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kubera ko Yesu yaravuze ngo tugende mu mahanga yose duhindure abantu kuba bigishwa. Rero nanjye nagize ishyaka n'umuhate kubw'itegeko Yesu Kristo yadusigiye by'uko tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza, tukabwamamaza. Ubwo abazemera kwihana bakakira Yesu umwami n'umukiza bazabohoka mu mitima, barokorwa urupfu rw'iteka ryose. Murakoze. Turacyari kumwe n'undi mubyeyi. Ni iyihe role waba warakinnye muri iyi filime wakorera abantu ho gatoya wenda ku buryo babona yuko nyine uri umukinnyi mwiza? Role wakinnye muri filime.
rore nakinnye muri filime nakinnye ndi umukristo w'umukire ariko utari mu by'Imana utabirimo neza ariko mu rusengero ngaragara kuko ndi umukire. wavugaga gukirero nibyo dushaka. Nari mfite umwana wa mukuru wanjye waje kuba iwanjye murera ariko ntamurera nk'abakristo murera nabe mutoteza. Wakubwira ngo dukinire gatoya kuri role waba warakinnye muri iyi filime wamara abantu ayo matsiko. Pasite narinzanye icyacumi kandi buriya pasite buriya ndakurahira ko ngewe yuko nari mfite njya nyitangira icyacumi nk'iyo ngize gutya nkajya kurangura nk'i Kigali ngahura na ba bakire bagenzi banjye bakamara ifite ayo nayo